ukajya kumurwanirira ku byari mu maraso, byari instinct. Kuko mu mwana w'umukobwa yagombaga kurengerwa. None ubu ngubu baravuga ngo nawe genda wirwaneho, nawe ari umurimo nk'uyu nguyu. Umukobwa warebaga avunika ukamubwira ngo twaze. None ubu ngubu arurira ngo nabo basigaye bajya kugikwa, akurira akikorera bya sima mu micanga n'iki, ugasanga yarahindanye. Ntushobora no kumubenguka ngo umugire umugore. Erega biriya bintu ntabwo bazi ibyo baba barimo. Umugore bamuhinduye igikatsi. Murakoze cyane. Nkuko bivuze ubushize koko niko byo twavuze, tuzagendera kuri ayo mahame. Ariko mbere yuko tujya ku mahame yandi 10 nkuko bivuze, tujye ku ntambara yasigaye ntasobanuye, ariyo ntambara ya gatatu y'isi yose. Iyi ntambara ya gatatu y'isi yose, buriya intambara ya kabiri y'isi yose yararwanywe kugira ngo ibizaturuka muri yo bizategurizwe intambara ya gatatu. Nyuma y'intambara ya gatatu y'isi ya kabiri y'isi yose, ikintu gikomeye cyane kitazibagirana nuko hashinzwe icyo bita the Jewish state, igihugu cy'Abisirayeli, kandi gishingiye ku Bayahudi. Icyo gihugu cyari kimaze imyaka irenga 1000 hafi na 900 gihanagwe. Bagiye muri za 70. Noneho rero ubwo abaroma basenyaga Yerusalemu, bagasenya n'urusengero rwabo. Ubwo rero umwe mu mugambi wo kugira ngo iyo ntambara izakurikireho, ubundi abayuda cyangwa abayuda birukanwa muri Palestine, ni igikorwa Kristo yakoze. Ariko Kristo arahanura aravuga ngo abanyamahanga bazasiribanga Yerusalemu kugeza igihe cyabo kizarangirira. Igihe cyabo rero cyararangiye. Ariko mu kugaruka hariya ntabwo byari mu mugambi w'Imana, kuko Imana yabajyanye ibavana mu gihugu cya Egiputa, ibaha igihugu ntibagikiranukiramo. Ikintu gaheza cyari kije cyabakorerwaga kwari ukugira ngo bakire Yesu. Niwe ari kaminuza w'umugambi Imana w'agakiza. Baramubamba, barwanya no gusibanganya ibimenyetso byo kuzuka kwe. N'intumwa ze barazica, barazigambanira hose. Ntabwo bazigambaniye Buyuda honyine, ahubwo bageze no hirya no hino mu mugambi w'Abaroma, barwanya uko kuri. Kugeza igihe Yesu ubwo ari we waje nkuko yabitegetse, arabimura, bicwa n'inkota, abandi bicwa n'inzara, abandi bagenda ari imbohe. Bajyanwa hirya no hino mu bihugu byose kugira ngo bagende babibumve, mese nibagera iyo bazige nibura yuko ari Imana. Ariko bageze iyo ngiyo ntabwo bakoze ibyo, ahubwo bize umushinga witwa Freemasonry. Umushinga kuko babaga muri za ghetto ari abatindi, biga umushinga w'ubuhanga watumye abantu bose babemera, kuko biyisa abubatsi ngo bigenga, kandi bakaba bafite umwubatsi mukuru bakamwita Salomo mwibanga. Ariko ubundi umwubatsi mukuru wowe Luciferi, uko banze gukira Yesu, noneho bakurikira Luciferi uwo nguwo. Ariko nivuze ngo n'abayuda bose, kuko ubutumwa dufite na bene data benshi bazwi bakoze umurimo ukomeye, bakomoka muri ubwo bwoko. None paze buriya se abafromaso bashizwe n'ishyanga rya Isiraheli? Bashinzwe n'Abayahudi, kandi muri uko bashinga bagize ubwenge bukomeye, kuko ubundi mu moko yose ari ku isi nta bantu banganya nabo ubwenge no kumenya no gusobanukirwa. Kandi bafite n'ibindi bintu byinshi. Igitabo cya Bibiliya ubundi bakita Tora, isezerano rya kera, aya mategeko. Noneho rero baje kwandikamo ikindi gitabo kigikomokamo cyitwa Talmud, ariko gishingiye ku bukonikoni hifashishijwe ibyanditswe. Kirahari nacyo bakoreramo ubukonikoni no kwigiramo uburyo bavugana n'imyuka mibi, bagashyiraho n'ibindi bintu ku isi bikomeye. Ndetse ni nabo bategeka amafaranga ku isi. Umuryango witwa Rothschild niwe uyobora amafaranga yose y'isi, ni nawe utegeka imiryango ikorera mu ibanga itegeka isi. Niwe bategeka isi bose. Pazo uyu muryango uzawutubwiraho cyane, ko nagura kudusobanurira uyu muryango utegetse amafaranga y'isi. Nzabigeraho mu gihe tuzatwiga isomo rivuga ngo uburyo abantu bahinduye abacakara b'ibihe kubera amafaranga. Noneho rero ahangaha tugiye kureba intambara gatatu y'isi yose. Intambara gatatu y'isi yose bahise biga umushinga wo kuvuga ngo intambara ya kabiri yarangiye, nkuko intambara ya mbere yari igamije gukuraho ubwami bw'Uburusiya, iya kabiri yari igamije gushinga gushyiraho gahunda
yo gushyiraho leta imwe ku isi. Icyo ni icya mbere. Cya kabiri no gushyiraho uburyo bw'intambara ya gatatu izaryanisha abantu bose bishingiye ku myemerere yabo. Ni muri urwo rwego rero batangiye ikintu gikomeye cyane cyo gushyiraho igitekerezo cyari gikomeye cyitwaga Zionism. Yari filozofe ari nayo yahuzaga abanazi n'abayahudi mu ntambara ya kabiri y'isi yose. Buriya abanazi bica abayahudi babahoraga supremacy bari bafite yo kuvuga yuko bafite umugambi wa Zionisme, no kuvuga yuko ari bo bantu kandi muri bo abandi bantu bose ari nk'abantu, ari nk'aba ni nk'abantu batuza human culture. Mu Heburayo bakita ngo ni algorithm, bivuze ngo ni nk'abantu. Kuko bavana muri Bibiliya none basoma bashobora kuvanamo umurongo umwe bakawita uko bashatse, nk'uko ijambo rivuga ngo abanyamahanga ni nk'inka ntibazi Uwiteka. Niyo mpamvu yo umuyuda we yuvuze Imana yibaza ukuntu wayimenye bikamuyobera. Ntabwo abyemera kandi ntibazi yuko muri Kristo Yesu twahishuriwe Imana, cyafite wa mukabo wa kera. Aha rero niho byatangiriye. Noneho abanazi muri kwa kurwana burya bombi barahombye, kuko abanazi bisha abayuda bamarira ku icumu. Ariko ikitondero, abanazi nabo batakaje ubutegetsi muri za ntambara. Noneho icyo bashaka cyari iki? Hari kugira ngo bashyiraho systeme yindi ari izaza igamije gushyiraho ubwami bwa Antikristo, ari bwo mu ibanga rya Illuminati bita the Fourth Reich, ubwami bwa kane. Aha, noneho rero ubwo mvuze nihuse, intambara ya kabiri irangiye kubera rwa rupfu rw'abayahudi, habaye ikibazo kivuga ngo abo bantu bakwiriye kugira igihugu cyabo. Kandi aho bari mu bihugu bari barafashe ubwenegihugu. Urugero, abari mu Burusiya bari Abarusiya, muri Polandi, abari mu Burayi bari bafite ubwenegihugu bwabo. Ariko ikintu cyo kuvuga ngo noneho turabahugurukiye turabishe, byazanye ikibazo. Aba bantu kuki bicwa ntibagira iwabo, bagomba gusubira iwabo. Ariko cyari urukundo bari babakunze, kwari ukugira ngo basubira hariya. Igihugu kirimo abayisilamu cyari cyaramaze guhinduka icy'abayisilamu cya Palestine, hagomba kuzaba imvururu n'inzangano. Noneho rero bahabashubije birumvikana, bagira bate, babacengeza mwiki kuvuga ngo hangaha ni iwanyu, cyo gihugu cyanyu. Noneho abaturage bari bahatuye abenshi barimurwa, bakagenda babashyira muri consecrations, bagenda babatuza ahantu mu makambi. Noneho ahandi bahatuza abayahudi. Mu ntambara rero barwanye cyane cyane bagiye barwaye intambara zikomeye. Izo ntambara rero zabahaye imbaraga kandi koko bakazitsinda mu buryo bw'ibitangaza. Tuvuge nk'intambara yabaye muri 67. Iyo ntambara yabaye intambara y'iminsi 3. Iyo ntambara bakubise ibihugu by'Abarabu byose byari byabahagurukiye by'Abayisilamu barabitsinda. Kandi ukuntu bayirwanaga, bari bafite umujenerali wabayoboraga kandi akaba n'umurabi, akaba umwigisha amategeko, yitwaga Generali Rabbi Shlomo Gulen. Uwo ngo yarwanaga intambara afashe igitabo cyabo Talmud akagishyira hejuru, igitabo cy'Imana, akongera agafata n'ikindi kiganza akahama n'irindi hembe akarivuza ari mu musozi, ahamagara Imana ya Isirayeli. Noneho wari uyoboye ingabo ku rugamba we yitwaga Lieutenant General Mordecai Gur. Ariko abagabo bafite no kwizera niba ari ibyo, bararwana rero intambara kuko barayitsinda. Kuva ubu rero kubera yuko Yesu yaravuze ngo abanyamahanga bagomba, burya ijambo Yesu yavuze tugomba kuryitondera. Yaravuze ngo abanyamahanga bazasiribanga Yerusalemu kugeza igihe cyabo kizarangirira. Ubu baracyasiribanga, bayivuyemo ko hagiyemo bene yo, kuko ejo bundi Trump Yerusalemu nk'umujyi yaweguriye Abisirayeli. Amaze rero kubikora, burya ni n'umugambi nyine w'abari abantu. Ubu ngubu igisigaye gikomeye ni ukubaka urusengero, bakongera bagatamba ibitambo kugira ngo bemerwe n'uko bakora Imana yabo neza nk'uko babishaka. Icyo gihe rero bizabasaba gusenya umuzikiti witwa Masjid al-Aqsa. Uwo ni umuzikiti wa gatatu ku isi yose mu bunini wubatse Yerusalemu, kuko baravuga ngo kiriya cyubatse hariya ngo ubundi ni kigaragaza ko batigeze bagira ubwoko bwabo nk'igihugu, kuko bagomba kugikuraho, kuko bakita ikizira kikavaho. Namara kukivaho mu cyimbo cya rwa rusengero, niho bazubaka rero urusengero rwabo rw'imyemerere yabo. Uravuga hariya uriya musigiti w'Abayisilamu wicaye ahuri, ko umusigiti w'Abayisilamu Muhammad niho yubatse, ngo ko niho yawubatse
ahamya ko ariho yuririye akajya mu ijuru, aho ngaho mu ijuru akaba yarahahawe itegeko ryo bita swala 5, gusenga 5 ku munsi ngo niho guherewe. Ndetse aho ngaho niho yategekeye abayisilamu bose kujya basenga bareba Mecca. Ubundi mbere bajyaga basenga bareba Yerusalemu nkuko byari bimeze mu isezerano rya kera. Noneho rero ahita bihindura ngo n'amategeko yahawe n'Imana. Noneho yuko gutera umugongo Yerusalemu bakareba Mecca, agakiza gashya kagiye guturuka. Byose bikaba ari amayere tugigenzo ariko aturuka ku mwanzi. Noneho rero bariya niba mara gukora ibyo ngibyo, uyu mujinya w'abayisilamu batangiye wo ku isi yose uzikuba kenshi. Ikigamijwe muri ibyo ni ukuvuga ngo amadini ararambiranye, amadini abaye intandaro y'ubwicanyi. Nubwo ubu ngubu hari gahunda y'amadini kuyakuraho mu ibanga mu bwiru, ariko ikimenyetso simutsiga kizagaragaza yuko n'abantu bayarambiwe, nuko abantu bazabicana bayapfa. Abantu bashaka gukuraho amadini ni bande? Ubundi abantu bashaka gukuraho amadini na Illuminati. Illuminati ni antikristo mushinga we yashyizeho witwa Illuminati, wo kugira ngo abantu b'isi yose bayoborwe na Satani ku munsi azabonekeraho, nkuko tubibona mu rwandiko Paulo yandikiye Abitesalonika wa 2 igice cyaho cya 2 heri ku murongo wa 1 kugera ku murongo wa 12, yuko uwo mugome atazahishurwa. Abantu bazabaza mbere na mbere bimura Imana mitima yabo, nibarangiza uwo mugome azi. Naza kuza kwe kuzaza mu buryo bw'ibitangaza n'ibimenyetso, ariyo byibureba amadini y'iki gihe cyane cyane ayitirirwa umwuka wera w'Imana, noneho ari byashyira imbere. Biriya ni gukora k'umunyabugome, azabanza ashyireho gukora kw'ibitangaza n'ibimenyetso ngo ariko by'ubuhenzi, ariko birimo gukora kwa Satani. Ariko pazi sinzi wenda niba ibi nabyo uzatuganirizaho, ese muri iki gihe nta mwuka wera ugikorana n'abantu ku birebana ko abantu bashobora guhishurirwa, kwerekwa, guhanura? Muri iki gihe nta biriho, ku buryo ibintu byose ayo madini azana atari ukuri, ari ibintu bihangisha. Bibiliya iravuze ngo bizaba harimo gukora kwa Satani, ngo ibyo bitangaza n'ibimenyetso ngo bizaba bikora mu gukora kwa Satani, ntabwo ari ukora kw'Imana. Aha rero tugiye gukora kwa Satani, biriya bintu abantu bahanura twagenda tubagaragariza yuko ibyinshi ari gukora kwa Satani. Urugero, umuntu arakubwiye ati Imana n'ubu birahari, yanyiciye abagore 2 kugira ngo nyikorere. Undi ati Imana yakubise umwana wanjye mu muriro irampana kugira ngo nyikorere. Hariho n'undi ubibugande wambwiraga ati Imana nari nanze kuyumvira njya gucuruza inka, Imana ihera ko itsinda imodoka yari yikoreye inka n'abandi twarimo bose n'abatandi boyi barashira, ndarokoka aho yongeye kuyikorera. Nose iyo Mana irimbura abantu ngira ngo abantu bajye kuyikorera ni Mana ki? Yesu ubwe yaduhaye ikitegerezo cyiza, baje kumufata arabwo atane mubareke, sije mushaka igiye mushaka abari igiye mufata. Hera ko aragira atari aba nta rubanza bafite, none wowe uzanye indi Mana nukora kwa Satani. Ubwo no kuvuga ngo waruvuze ngo ni benshi, bivuga ngo hari abahari bazima noneho, ahubwo hafi 70 kwe giye ndacyashakisha ngerageza gushaka kuva uhanura iby'Imana kamwe. Kuko guhanura Imana, ubundi iyo ushaka guhanura iby'Imana banza wite ku buhanuzi bwa Bibiliya. Ntabwo ibyo ugomba kuvuga bigomba guhabara n'ibya Bibiliya. Hambere ha mu Rwanda harimo umukozi w'Imana nkuko bitwa, baraduhanuriye ngo Kigali igiye kugira ngo imihanda igerekeranye, agiye kuza mu ruganda ngo rukora moto, ngo hagiye kuboneka abanyemari 50 b'Abanyarwanda baguriza amahanga. Ubwo ngo n'ubuhanuzi bwo gukora kwa Satani. Ibyo nyine ntabwo tubyita ubuhanuzi bw'Imana, kuko mu icyo Bibiliya ivuga. Nuko ngo gutera imbere ku Rwanda ntabwo ari ubuhanuzi bw'Uwiteka. Icyo nicyo kuko ubu kandi ese Imana ugutera imbere kw'amafaranga n'iterambere tubona muri infrastructures mu mihanda byazana nati umunyabyaha agakiza. Ahubwo ikibazo Imana ifitemo izihe nyungu? Ifitemo izihe nyungu kuba dufite imihanda igerekeranye, iyo rero twubakira ururembo mu ijuru rw'izahabu, none kandi rimwe twubakira n'ibyahano. Ibyo ngibyo ntabwo bihuriye n'ukuri rwose. Abo bantu rero iyo tubagenzura niho tubamenyera ngo abagabo n'abasitani, ariko rubanda ruri mu mwijima rutaro kuba mu mashyi. Ugasanga baravuga Afurika, bakazana politike ishingiye ku bintu byo gushyira imbere abirabura, Abanyarwanda bagera i Burundi bati uwo ngo yageze ni Burundi, aravuga ati Burundi hagiye kuba Dubai muri Afurika. Abarundi bakoma mu mashyi bikubita base bararira bati wowe teka duhezagire. Ibintu nk'ibyo, ibintu bipfuye. No ukuvuga ngo abantu isi yapfuye. Abo bahanuzi rero barakunzwe, ariko ni gukora kwa Satani.
kandi bafite n'imbaraga zo gukora ibimenyetso n'ibitangaza. Hari uwajyaga abwira abantu ngo nibazane ubukene bwabo bakazana amafaranga ngo abahe ubukire, bo bamuha amafaranga bati kuri bo ubwo ni ubukene, ngo ni umuvumo kuri bo, kubera ko we bamuhaye amafaranga yarangiza akabakora ibimenyetso by'ubuhenzi, by'ibitangaza, by'ubukonikoni. ni ukuvuga ngo arabambuye, baramwihereye ati kuba mumpaye mwebwe murakiza. Oya, abambuye umutungo kamere nyawo, abahaye ibiwani, arababeshye. Ariko pase birashoboka ko haba hari wenda abahanuzi cyangwa se aberekwa badashobora guhanura ibyo ngibyo, ariko bakaza bahuza n'ijambo ry'Imana babwira abantu kwihana, kwezwa no kuba maso. Abo ngabo ntabwo wabemera nk'abahanuzi se? Ibyo nabyo ntabwo tupfa kubyemera ngo avuze kwihana, kuko Bibiliya twereka ngo ntabwo ari igitangaza ngo Satani we kwihindura marayika w'umucyo. Yageraho ngo akaza abwira abantu ati igihe kirageze, ati kandi akaza yigisha ibyo gukiranuka, ariko imirimo yabo nizaza kuberekana bari bo mu by'ukuri. Hanyuma se nk'ubwo abivuga ariko afite imirimo myiza, afite n'imbuto, kandi ashishikariza abantu kwegera Imana no kwezwa, abo ngabo ntabwo Imana yaba ari kubakoresha? Urakoze. Abo nibaboneka nanjye zaba mbareba. Kugeza ubu nuko nibo bashakisha uruhindo, ariko barahari, kandi Imana isobanura neza yuko abayo bahari. Ese ubu ntuhari? Umuntu azavuga ijambo ry'Imana ahanura ubuhanuzi bwa Bibiliya, agaheraho ngaho bisobanura ko Yesu yatubwiye. Erega Yesu yaduhaye, yaratubwiye nimubona ibi bibaye muzamenye ko imperuka igeze. Ushobora kudahanura agiye ibyanjye ko Imana yambwiye ibi, ariko nkahanura ubuhanuzi buryanje muri Bibiliya bwinshi abantu batavuga. Ubwo buhanuzi bukariho bukangurira abantu kumenya ko igihe kigeze. Ubwo bishatse kuvuga ngo rero muri iki gihe uyu muntu uvuga ngo neretswe, vuga wenda kuvuga ngo Imana yantumye ibi n'ibi, cyangwa ujya muri za ndimi akavuga ngo nimwumve ko Uwiteka Imana ivuze, wowe abo ngabo ntabwo uri kubemera muri iyi minsi? Ntabwo ushobora kubemera, ariko ushobora kuvuga gusa nabemera mbonye uhuza na Bibiliya, namwemera. Nkuko nanjye ubu ngubu ndahangaha mvuga, erega ibi ni ubuhanuzi. Iyo tuvuze ijambo ry'Imana tukavuga tugahanura iby'ibihe, nk'ubu ngubu twigisha, giye nigisha ibita eschatology, nuko ntabwo nafashe umwanya wo kwisobanura bigisha. Ni ibintu bijyanye n'ubutumwa bujyanye n'ibihe by'imperuka n'ubuhanuzi, aribwo bwirumvajuru. Ibi rero iyo tuvuga tuhanura, tugashobora umwuka w'Imana kuduha uburyo bwo kubisobanura no kubigaragariza abantu, tuba dushyira imbere ubuhanuzi bw'Imana kugira ngo bwemerwe, aribwo bukangurira abantu. Naho ibyo kuvuga ngo Imana yambwiye ngo ntunguje gukubita ngo itababarira, undi ngwije gukubura, kandi ngo ujya kunyica ngo yarabanje ngo irampombye ngo naracuruzaga, kibaza urumva. Kandi bakarwana bagahabwa mu butayu, se barya iki? Ntibahinga, ntibagira iki, kandi ba mu butayu ko bakaba mu butayu, ibyo kurya rasiyo zikaboneka, bakabaho ngaho, barahembwa, barakora ibiki, ibyo bakora byose barabihabwa. Izo rero ni intambara zifomentinga kwanga urwanyu, bahereye kuri Isilamu kugira ngo baze bayangisha andi madini. Noneho abandi bantu bayange no baguruke kurwanya cya gihe cyo kurwana abayuda bamaze kubaka rwa rusengero, nibwo izaba ari intambara yeruye, kuko abayisilamu bazabarwana andi madini y'abarwanya bamaze kubavuga yuko ari ibyihebe, ahubwo bikwiriye kurwana bigatsembwa ku isi. Noneho nabyo bya byihebe bigira bishyikira cyane cyane ab'iburasirazuba nk'Abashinwa n'Abarusiya, n'abandi bantu bose nabo babishoremo imbaraga, habaye intambara iteye ubwoba izaba muri n'intwaro za nuclear. Iyo rero iyo ntambara niyo twiteguye. Iyo ntambara izavanaho izasiribanga ibintu byose birangiye. Iyo ntambara nyine bizaba bikomotse muri ayo madini yose yishyize hamwe. Yes, bizaba bikomeye muri ayo madini ahubwo ahanganye, amatsinda abiri y'abantu batuye isi, bamwe bari ku ruhande rwa Isilamu, abandi bari ku ruhande rw'Abayahudi. None se pasi watubwiye ngo Abayahudi bagaruwe bahabwa igihugu, ariko cyane intego si iyo ngiyo, ni umuryango w'abibumbye wabikoze ubaha igihugu. Ni iyihe intego bari bafite babasubiza mu gihugu? Ni ukugira ngo intambara ya gatatu izabura aho ihera. Ubwo iyo niyo nkomoko, niyo nkomoko icyo bita Jewish state. Biriya bintu bahora muri Palestine ngo bajya mu manama bitarangira. None bizwa n'iki kurangira? Abantu bakavukira mu buhunzi bakabusaziramo, abari ba Palestine, abandi nabo bakabaho ngaho, kandi buri gihe bagenda buhoro binjira aho babahaye, nabo bagenda babanyaga bahagaruka, kugira ngo ba bantu bazaveho barundo muke bazira no bizabo gatera mushinja ko kuzana kurimbuka kw'abantu. None ubwo si intambara muri kutubwira yaba ari igenda ikageza kuri yo mu bya 16 yitwa Harimagedoni? Yes, Harimagedoni yo izaza, ariko izaza Antikristo amaze kwima, amaze kugaragara. Uwo munyabugome azagaragara ku mugaragaro, niko Bibiliya ivuga. Namara kugaragara rero, Abayuda kuko bazaba Abayahudi bazaba baramaze gushinga iki?
igihugu cyabo noneho n'idini ryabo rihari, nibo bonyine munsi y'ijuru batazamwemera, kuko mbere bazamwemera babanze bamwishimire agirane amasezerano nabo igihe gito, nyuma y'imyaka 3 n'igice azababwira yuko ari we Mana, ari nawe Mesiya. Bazamubwira ati we ntabwo tukwemera, azabuzanya ibitambo n'amaturo ababwire yuko ari we Mesiya, kuko ubundi iyo batamba ibitambo n'amaturo batambira Imana yabasekuruza, ariko nta bibuzanya azaberekeza ku kindi. Icyo gihe rero bazahaguruka kumurwanya, bazamwigomekaho azategeka kugira ngo barimburwe bakurweho. ubwo ni ukuvuga ngo iyi ntambara y'ibyihebe irimo kuza isopanya Palestina na Isiraheli, ku buryo ibyihebe byitirira Isilamu, nizagenda ishyike neza kuri iriya ya Harmagedoni. Yes. Ariko iyi ntambara n'ibindi byose bikorwa byo birateguriza kuza kwa Antikristo. Namara kwima ku mugaragaro ya Harmagedoni no yizategurwa cya gihe noneho cyo kurimbura Isiraheli. Kubera ko ejo bundi urabona ibi bantu bakunda kubigiraho inuza, njya numva n'ibinyamakuru byinshi, urabona nk'ejo bundi igihe Koreya ya ruguru yasopanyaga na Amerika bahanganye ku gihe cya Trump, bari barimo kuvuga ngo ya ntambara ya gatatu y'isi iraje. Abandi kuva barakora ibiganiro ngo Harmagedoni ya ntambara yavuzwe ngo iratangiye, ngo igiye kuba gukorera Amerika na Koreya ngo bigiye kuzamura intambara ya Harmagedoni. Ibi bintu ugasanga hari ikintu cy'abantu batazi. Trump nuriya witwa uriya uyobora Koreya ya ruguru ntabagaragu ba Illuminati bombi, none ntaho batandukaniye. Twebwe tujyaho nk'uko batwereka ibintu, ariko buriya ari abantu banywa kacyayi bari kumwe. Wagize ngo barangana se yishwe bose bakaye bakiriho. Ubu nicyo bita East West confrontation. Biriya byatangiye nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose, abakomunisiti bahanganye n'abakapitalisti, byajyaga bigera bashaka no kwenda kurwana gucakirana bati, ariko ntibyakundaga kuko bayobora n'umwe, cyo kurwana cyabo nticyari cyagera. Buriya bariya batasi wa Rusiya bajya muri Amerika bakaba bazwi, abarusiya nabo bakajya muri Amerika, abanyamerika bakajya gukata mu Rusiya, barangiza bagahurira mu mahoteli bakanywa kacyayi bati shaje hari ibyawe narabimenye nawe ufite ibyanjye, ariko buriya ntacyo turi mu rugendo, reka ziriya ntamba zikomeze zirindagire. Niko bameze, twe turi mu bintu biri aho ngaho. Niyo mpamvu bajya gure batwarwanye muri Angola bakarwana basavimbi bande bakavaho bagashira abantu bagapfa. Intambara bayihagaritse mu minsi buriya savimbi bamuhagaritse, abanyamerika gusa baragiye bahagarara hejuru bapima hari ryane baramurasa. Okay, pase murakoze cyane. Reka noneho ngira ngo abantu bamaze gusobanukirwa neza iby'intambara ya gatatu y'isi. Twa turi kuvuga kuri iki kintu cya Koreya ya ruguru na Amerika, ukuntu abantu babidisikseho cyane, abandi bakavuga ati ni ya ntambara ya gatatu, abandi ati ni Harmagedoni, ariko mugerageje kudusobanura neza uburyo intambara imeze n'uburyo Harmagedoni izatangira. Reka noneho twinjire muri ya mahame ya Illuminati igenderaho mu kuyobora isi no kugira ngo yoreke abantu benshi bazarimbuke kuko ikora na Satani. Ya murakoze. Wa mugani wawe cyo twabwira abantu nuko n'ubundi bibazo byabo ibyo batumvise babajije, twongera gukora wenda ikindi kiganiro dusobanura ibyo batumvise, nabyo biba byiza. Urero ko tuba dukomeza, ahubwo niba tubonye yuko ari intambara ya gatatu yo yica abantu, byo kureba nanone ishami rya kabiri y'intambara yo kwica abantu mu bugingo. Kwica abantu mu bugingo no bigenda bite? Hateguwe icyo bita ibintu byinshi cyane, ariko tugiye kureba noneho uburyo bwihariye ibyo twita the 10 point plan. Yateguwe plan igizwe n'ingingo 10, yateguwe n'umugirwakazi Alice Bailey wahoze atuye muri Amerika, kandi akaba yari umuhanuzi ukomeye cyane uvavuganaga n'abadayimoni cyane cyane ku bijyanye bizabaho. Abadayimoni rero bayobowe n'umudayimoni rikuru yitwa Juwali Kulu, yahuriye naryo mu misozi miremire ya Himalayas muri Tibet, Aziya, ari naho ngo umutware mukuru Antikristo azamanuka aturutse aje kuza gutwara kwicara ku ntebe ye. Se aho ngaho y'uvu utubwira, ndumva n'ishuri ya gatatu bavuze Himalayas, Tibet, ni muri Aziya haganaye. Ni muri Aziya hagati y'Ubushinwa n'Ubuhinde. Tibet iri munsi y'Ubushinwa, buri n'Ubushinwa bubara yuko ari n'intara yabo, ariko yo mu misozi miremire amajyaruguru y'Ubuhinde, aho bitandukana n'Ubushinwa. So noneho rero ni muri urwo rwego yashyize ahagaragara ingingo 10 zigomba gukurikizwa kugira ngo umuntu ahindurwe
ashobore kwinjizwa mu mugambi wa satani neza, yaramaze kuba ikidebiri cyangwa se kuba igikoresho gishobora kuba cyakurikira nk'uko abantu nk'uko gahunda yabiteye. hanyuma ubwo uwo muntu turi kutubwira akorana na Illuminati, mu ibanga, kandi akaba ari umugirwakazi ukomeye, ari nawe washinze wanditse ibitabo bigera kuri 25. ibyo bitabo 25, 19 kuri byo yabyandikaga abwirizwa n'idayimoni ryari kuru. iryo dayimoni rimaze kumubwira rihagarariye satani, we yanditse ibindi bitabo bisobanura bya bitabo 19 bitandatu, ibyo twakwita ngo ni nka hadithi, ibitabo bisobanura za nkuru ziri muri bya bitabo nuko bigomba gukurikizwa. Bikaba ari ibitabo 25 biri mu icapiro ryitwa Lucitrust na icapiro nano riri mu muryango w'abibumbye. Ibyo bitabo nibyo mu muryango w'abibumbye ukurikiza muri gahunda bagenda bakurikiza kugira ngo bishyireho. So bimwe muri byo rero mu byavuze twashoboye gutoranya kugira ngo byagenewe mwene muntu ni ibingibi ingingo 10. guhindura umuntu nk'irobo, guhindura umuntu ngo atandukane mu myumvire n'imibereho uko yari aruhereye mu irema abo kundi kuntu. Ariko ikibarwa hanga no umuntu kumutandukanya n'Imana kugira ngo umuntu yigomeke ku Mana mu buryo bugaragara. Icyambere, ingingo ya mbere kwari ukuvana inyigisho ziyobokamana mu mashuri. Aribyo hatangiye ibyo bita ngo ni secularism, kuvuga amashuri menshi ngo yobokamana ririmo, ahubwo buri muntu abantu bajya gusengera ngo mu madini yabo, ariko mu ishuri ribe secular, kuko ryigisha education, ryigisha ubumenyi buzafasha abantu muri buno buzima. Nta mpamvu yo gushyira muri ibyobokamana. Ino ngingo yabo ya mbere. Noneho iyo ngingo tugiye kuyivugaho byinshi, biragaragara mu mashuri muri Amerika, mu bihugu byinshi biragenda biba itegeko yuko abana badakwiriye kuzana iby'amadini yabo aho ngaho. Nahoze numva n'aha ngaha mu Rwanda biriya byabaga muri za kaminuza by'abanyeshuri, kiyobokamana baragihagaritse. Niko n'ubona bavuga bigenda biza buhoro mu bwenge bigakwira isi yose, barabareka mukabikora, noneho bakabagenda burundu bakabiga bakareba uko bazabinjiramo. Ibyo nabyo barimo barabikuraho ngo umuntu najya ashaka gusenga ngo amadini bajya bajyaho amadini yabo aho ari. Ibyo rero mu bihugu byinshi byaratangiye, cyane cyane aho byari bisigaye n'amadini yanga ya Kigatolika, kuko bafite uko bakora n'iriya system, kuko iriya dini rimwe bazashinga rizaba ririmo ubugatolika bwinshi n'ububuda bwinshi. Rero bashobora kurireka bakakujisha bigira ngo birahari ariko atari byo. Ingingo ya kabiri kwari ugukuraho uburyo ababyeyi kugira ubutware ku bana, ababyeyi kugira ubutware ku bana, noneho abana bagahabwa icyo bita rights, excessive rights, kugira ngo abana bishyire bizane. Niyo mpamvu mu bihugu byinshi ntabwo umwana akorwa, niyo yiruse umukozi bajya kuriga kuri polisi, noneho abana baba yabigihugu kuko abana b'ababyeyi. Wewe umubyeyi ntabwo ufite uburenganzira ku mwana. Ahubwo hari umuntu weretse kumbwira, arambwira ngo muri Amerika ngo iyo umwana umukubisi ngo baraza bakamugutwara, ntuzongere kumubona ukundi ku buryo nawe atazanakumenya. I Burayi nawe ngo umwana ashyizwe imbere cyane kurenza wowe umubyeyi, ku buryo umwana niwe uhawe agaciro. Byaba se biri muri iyo ntego, muri iri hame ryashyizweho n'uyu muntu? Yes, it's part of the program. Nuko bigenda. Ndetse no nicyo bita corporal punishments, biriya byo gukubita abana, nicyo bita corporal punishment, ukoresheje umunyafu byavuyeho. No, birabyemera kuko ugomba umwana kumugorora, ntumukubitire kumwica, ariko kandi ntumurinde umunyafu. Ariko rero ko n'abantu bamwe satani burya akora ibintu byinshi kugira ngo abyerekane yuko bitanakenewe, azana abarimu bihaza imyuka ikabajyaho, yajya gukubita umwana akamukubita nk'umwica, kandi biravuze ngo umwana ntumukubitire kurumuhanire kumwica. Ariko kandi wasanga nawe akubise umwana amukubise inkoni, noneho nk'ukubita inzoka, kugira ngo noneho bigaragaze yuko ari bibi. Noneho babikuraho wa mwana bizumvikana no wa mwana kandi baba bamuroshye mu kuba ikigenge. Kandi koko buriya umuco w'umuntu ukomoka ku babyeyi.
bivuga ngo niba strategy yarashyizweho yo gukuraho uburenganzira bw'umubyeyi ku mwana ku buryo umwana bugira uburenganzira bwe, harimo kwica abana ku buryo baba birara ntibazaba abantu bazima. Yes, nibyo nyine, kuko umwana wese hari icyo bita gukura amaruru. Umwana ntabwo agomba gukura amaruru, agomba gukurwa yigishwa ubuzima, kuko isi agiyemo ntabwo ari paradizo, agomba gutegurwa kugira ngo azashobore guhangana nayo. Noneho isi agiye kumubwira ngo abana bacu barangiza universite, ari umuntu utazi koza isahani, ari umuntu wicara mu ntebe agashyira za ekuteri mu matwi, agashyiraho filime akagabanya kugira ngo mwebwe n'aba muri hariya muvuga ibyanyu ntibimureba, noneho agakomeza kumva bya bindi bivugwa muri maseriyateri ya ntuza. Mwebwe mwicaye aho ngaho, nibura umusaza nkanjye ibyo uvuze abakureho nk'umuntu wataye igihe, kandi we arimo aratike ye niba naragitaye ariko cyangwa kirarangiye, ariko cya gihe cyarimo aragita kandi aricyo yinjiramo, usanga ari n'ikibazo, aragipfusha ubusa. Ariko pase uzi ko hari igihe tuzaganira ku birebana n'ibi by'amasirizi, aya mafilime akinwa, hari iz'abana, hari iz'abantu bakuze, turebe nabyo niba biri muri iyi nuza muri uyu mushinga wa umushinga. Tuzakwereka yuko biriya bintu birimo abadayimoni, ni ukuvuga ngo ababireba biva hariya bikajya muri bo. Niyo mpamvu uzareba umwana cyangwa undi muntu, bano bajura bakora iki, bakoresha amahano, ugasanga ariba, benshi baba barabikuye mu mafilime ya violence. N'abariya bana n'ibyo kubona umwana w'inshuti utera undi cyuma kubera ko yabiboneye hariya, ni imyuka ibazamo. Izi pornography zigiye gusenya ingo, usanga umugabo ntashaka kuryamana n'umugore wakurikije uko bimeze, agashaka gusa gukora ukundi kuko yamaze kuba perverted. Biyabe yabona hariya abadayimoni bamurimo nibo baza bamubwira ngo kora nk'abiri. Ibyo ni ibintu twagenzuye kandi tuzi, nawe ushobora kuduhakanya. Ibi byo tuzabigarukaho. Hanyuma ese icyo kintu cyo guhindura umuntu hari ahantu yabihuriye na microchip? Tutari twajya kuri microchip. First of all, umuntu mumwemerere agomba guhinduka, ntabwo umuntu ahindurwa na microchip. Microchip ni ubundi buryo bwo ni data, information data yawe kubizwi, kabiri ahantu wajya ahantu ukaba wagira ute, wakingura amanya gukoresha kadi, kandi n'abandi nabo bagashobora kuba bareba ya microchip yawe iri connected kuri information system yabo, bakaba bagukurikira bakareba aho uri n'icyo uricyo. Icyo nicyo bagamije, control abantu. Ariko ahangaha no guhindura icyo bita mindset, tizo by'umuntu akagenda agahinduka. None icya gatatu, intego ya gatatu ni ugusenya umuryango ushingiye ku mahame ya gikristo. Byaratangiye kugira ngo hano ujye ubona yuko hari amabwiriza dufite ajyanye avuga ngo umugore n'umugabo, nahoze tubivugaho yuko nta mutware. Gusenya umuryango ushingiye ku mahame ya gikristo. Yes, icyo ni intego yihariye mu ntego 10. Uwo muryango ugomba gusenyuka. Ubu bumwe bw'umuryango cyangwa izo bita amahame ya gikristo, umuryango ugomba gukurwamo kugira ngo haze amahame mashya, kuko umuryango nabyo bigomba guhinduka. Ntabwo umuryango ugomba kwitwa umugabo n'umugore n'abana. Ikintu cyose gishyizwe hamwe gishobora kwitwa umuryango. Umugabo warongoye undi, bombi bashobora kuba umuryango. Umugore warongowe n'imbwa ye bashobora kuba umuryango. Ibi ngiye kugira ngo babigereho bagomba guteza imbere ibyo bita ngo ni sexual promiscuity, ni ukuvuga ngo ibintu by'ubusambanyi kubiteza imbere. Uzabona yuko abantu benshi bakiri urubyiruko, n'ubwo itegeko kugira ngo mu Rwanda rirahari, bivuga ngo abantu bari munsi y'imyaka 18 n'abahuje bagize imibonano mpuzabitsina ntabwo itegeko ribareba. Byose ntabwo bizi, ngo abantu bari mu myaka 18, munsi y'imyaka 18 iyo bahuje ibitsina ntabwo itegeko ribareba, ribahana. Byari rihana basambanyije abana. Ibyo nabizi barikize. Ni ukuvuga ngo bo ntibahana, ariko mwibanga baba bakurikirana ibi bintu, baba bireba kuri za Instagram, baba bareba ibiki, baba bareba za pono, byo kubikora barabikora. Noneho kuba barangiritse muri ya myaka, ni ukuvuga ngo nibarengana ya myaka bizaba byarangiye. Niyo mpamvu rero ubwana buto y'imyaka 15 16 bajya gusambana. Ikingenzi ni uko ukirinda yo mugabo ntusambane nako, kuko nusambana nako kandi kagushaka bizaba nyine ikibazo. Wowe bazaguhana bihanukiriye, ariko mu rwego rwo kujijisha yuko barengera abana. Ibindisha ese ibyo bazabikora bate? Banyuze mu cyo bita advertising industry. Advertising industry ibirimo media, tangazamakuru, televiziyo, ubutabo bw'ibinyamakuru, film industry, biriya by'amafilime, ibyo by'amasede warebaga, uzareba SD bareba ajya kubona ukabona umuntu aragutse asomye umugore
bikazamo kandi atari ibyari by'intambara, ajya kubona ukuntu umugabo asomye undi, ibyo nabyo ukareba kuyobera, n'ugasanga ari ikibazo kuko bashaka kuvuga yuko sexual enjoyment, nuvuga ibintu bijyanye n'impuzabitsina, barashaka kubyigisha abantu yuko ari wo munezero ureze byose mu buzima bw'umuntu, kandi uwuhombye nta kintu azabara mu buzima yuko yiryoheje. Noneho rero ikibazo kiravuga ngo ese ibi bintu ababikoze ese baba barageze ku ntego zabo? Yes, igisubizo ubu niye kubera ibyo tugenda tureba, bashoboye kubigeraho kandi bageze ku rwego rukomeye cyane, bayobya abana bato babigisha ingeso mbi. Ingeso ya kane rero ni ikintu cyitwa abortion, gukuramo inda, kigomba guhinduka, kwemerwa mu mategeko. ngira ngo ibyo ngibyo se n'ibyaje iwacu hano ni baryemeje iryo ra? Bararyemeje, ariko mu mayira anyuranye bayikuramwo, kuko waryamanye na sobukwe, waryamanye na mubyara wawe, wabyaranye na mushaza wawe, mbese umuntu mutemeranya, ibyo bita incest. Ibyo rero bigomba guhagarara, ariko biraganisha, ni ukumenyera, biraganisha hahandi kuba itegeko rigomba kuba abortion must be legal. Ibihugu byinshi ku isi biremewe gukuramo inda, kandi ubundi gukuramo inda ni ubwicanyi, ni ukwica umuntu. Noneho iyo wishe umuntu inda bazikuramo bakazijugunya, ariko baba bazigabyeho ibitambo. So kwa gutamba ibitambo, abana b'abahungu n'abakobwa kubatamba ibitambo, ni ibingibi byaturuka, naho byaturutse. Noneho rero ingingo ya 5 uvuga ngo niba noneho gukuramo inda byemewe, ikintu kizakurikiraho, kuko ubusambanyi ubundi umuntu abutinyira gutwara inda zitateganyijwe, cyangwa se zazatuma zikuzanira ibibazo uri umugore, kuko abagore n'ubakuramo inda. None niba yemerewe gukuramo inda biraborohera, icyo gihe no gushaka, kurongorwa no kurongora bizabe nta gaciro bizagira. Uzashobora gukuramo inda wenda ukagira umwana ushatse. Icyo gihe rero icyo bita divorce, ubutane, bugomba kwemerwa kandi bugakurwa mu mategeko. Ni ukuvuga ngo gushaka, divorce cyangwa ubutane bukemezwa nk'amategeko, kuko ibyo ngibyo umuntu ngo abantu bagomba kubohorwa, bagakurwa muri icyo bita concept of marriage for life, bagakurwa muri bwa bubata bw'umuntu gushyingiranwa n'undi kuzageza igihe apfuye. Ibyo bintu bigomba kuvaho. Ubwo rero abantu bakashaka uko bishakiye, ndetse akavuga ati urukundo rwa mbere ngo rukurura urundi, urukundo rwa rushukura gukurura ubundi, iyo rukuruye urundi, wa wundi mwakundanye muraza mukabana, ngo ariko iyo binaniranye ngo nanone muratandukana, ngo kandi ntibigushyire mu bubata bwo kuba mu gahinda, ahubwo ukongera ugashaka undi, uwo ngo nawe akaza rwa rukundo mukarusangira. None urukundo ruzaba rushingiye kuri sex, ntabwo ruzaba rushingiye, sex ni ukuvuga ku guhuza ibitsina, ntabwo ruzaba gushingiye ku mahame yashingiye ku muryango no ku bufatanye bwo guteza imbere umuryango, cyane cyane ugizwe n'abana mu byaro, kuko abana bagomba kuba b'igihugu. Ese iki kintu cyaba cyaragezweho kirebana na divorce? Kigezweho cyane mu bihugu byinshi, divorce iratera imbere. Hano mu Rwanda rwacu ngira ngo twabaga uzagenda ukora ubushakashatsi buri mwaka, divorce iratera imbere. 2018 divorce yabaye ibihumbi hafi, abantu bakoze divorce bari mu bihumbi ngira ngo bijya muri 30, naba ntibeshye. Ariko mbere yaho gato nko muri 2016 bari abantu 60, numvise ngo naba ari 9 gusa, ariko bagendaga bazamuka, ariko bigenda byo umuntu yabishaka bibona. Narabyumvishe, ahubwo mu bihugu by'i Burayi ho numva ko basigaye banasezerana bagahana kontara. Ahubwo ntabwo ari ibyo byonyine, ibihugu by'i Burayi byo bitaye burengerazuba bw'isi, ari naho hari ubukristo, niho Satani atangirira kugira ngo bikwire isi yose. Ni ukuvuga ngo aho bigeze, umugore yavuye mu gipangu nkuko akinguye, aba ari abantu bamutegereje hariya, kumubaza niba nijoro iri joro yaryamye neza umugabo atamututse, cyangwa se ataryamye nyina yo ku gahato, ko bemera yuko umugore mu gihe avuze ngo ya ntabwo uryamana nawe, noneho niyo acecetse ntagira icyo avuga, nabwo ntiwemereye, ashobora kumubwira uti hindukira akaceceka, kandi yaceceka avuga uti ya n'uburi akakwihorera, akaza kukurega ati yaryamanye nanjye, yewe yampinduye ku ngufu, kuko ntabwo nigeze mvuga ngo yewe. Noneho mukabaho, noneho sex ikaba umutwaro,
noneho rero ni ukuvuga nk'ayo bakontara barimo barahana njya n'ubu rwose abazungu bagize ku rwego rwo gusezerana bagahana kontara niba ari imyaka 3 yashika, kuko hari n'umuntu uherutse kutubwira rwose yagiye muri France, yatubwiye amakuru rwose uburyo basezerana neza bagahana igihe, bati ni imyaka 5 hanyuma tugatandukana, wabishaka ukajya gushaka undi nanjye ngashaka undi, utabishaka gusanga ikintu numvishe bakora iyo myaka ishize abana mwabyaranye mukomeza n'ubundi guhuza umutungo mubafasha kugira ngo ubuzima bwabo bugende neza, ariko hagati yawe nawe mutongera guhura ngo mukora imibonano ubishatse ukajya gushaka undi. Bivuge ngo rero aya mahame, iri hame waruvuze ni irya 5 harya birimo birashyirwa mu bikorwa, noneho kandi birihuta gukwira isi yose kandi biragera ku muvuduko ukomeye, kandi ibyo bikaba biherekejwe na kwa kwivanga cyangwa se kwa kwigomeka gushingiye ku myigishirize nanone y'uburinganire, iyo rikaba igizana ibibazo. Noneho ba bantu uko bagenda bakura, uko bagenda bagira, kandi uko bagenda batakaza ubumuntu, kuko urumva babatandukanyije n'ubukirisitu, kuko gutandukanya n'Imana biba guhindura inyamaswa. Ubundi amahame atuma twiyubaha tukaba abantu nuko tuba twubaha Imana mu mitima yacu, noneho banze gutandukanya nayo, noneho kandi bakibwira ko uzashinga urugo rushingiye kuri discipline, kandi Imana barayikuyemo, nese byashoboka bite? Ntabwo bikunda. Ubundi umuntu muri kamere ye ibintu bimukontorora ni ukubaha Imana, amategeko yayo, ariko kuba Kristo bo noneho babagengwa n'umwuka w'Imana nko tubivuga kenshi ubayobora. Noneho rero ingingo ya 6 ikavuga ngo make homosexuality an alternative lifestyle. Vuga ngo ubutinganyi bugomba nabo kubaho nk'indi nzira yo kwiruhura umugore n'umugabo niba byakunaniye, ushobora gushaka umuntu muhuje ibitsina, ko muhuje n'ibibazo mukibanira. Ibyo rero byashyiriweho kugira ngo gushakana kw'abagore n'umugabo, kuko bimaze kuba icyago, cyane cyane ko umugore ababona umugabo nk'umuntu agomba kurwanya kugira ngo amwigobotore, noneho bikaba ngombwa yuko no kubana n'umugore n'umugabo nta nicyo binamaze. Reba nk'iyo ngingo yuvuze ngo abana muzabyara, akenshi rero icyo kiba kivuze ngo noneho niba mugiye kumara kontora y'imyaka 5 ushitse n'abana ntimubabyara, kubera iki? Abana none bazaba umutwaro, aruzavuga ati yewe n'abana turababyara, n'ubundi nk'umugore ategeka kuba ari ubanza kubana n'abana, bikamubereye ibitwaro. Noneho divorce none igiye gukorwa, umugabo niwe utanga indishyi, ubwo ko umugabo ari we winitiatinga kurongora, ni we nanone bamushyizeho igihano niba agiye gutandukana n'umugore divorce igiye kubaho. Costs ibyo atanga kuri wa mugore ni byinshi cyane, noneho bigatuma umugabo agira ubwoba bwo gupropoza, cyo bita proposing, bwo gutangira gutereta umugore kugira ngo agire ate amurongore, kwavuga ati yewe ibintu bizaturuka muri bino bintu sinabyirengera. Kugira ngo bumvise hano mu Rwanda yuko hari ibyo basigaye bitabo kwizirikaho igisasu. Umwana w'umukobwa ubundi ni nyampinga, se kibingi byo bavuga ngo nyampinga baba babyina ku maradiyo, iriya ni trash. Ndashaka kubwira nyampinga w'umunyarwandakazi, kera twebwe kubona umwana w'umukobwa yabaga ari ikintu cy'icyubahiro, waramureba kuvura mukunze, ukamugira n'impuhwe, ukamugira n'imbabazi. N'umwana w'umukobwa wabonaga n'umuntu umuhohoteye, wowe n'ubwo waba utamuzi ukajya kumurwanirira, ku byari mu maraso, byari instinct, kuko umwana w'umukobwa yagombaga kurengerwa. None ubu ngubu baravuga ngo nawe genda wirwaneho, naba ari umurimo nk'uyu nguyu umukobwa warebaga avunika ukamubwira ngo twaze. None ubu ngubu arurira ngo nabo basigaye bajya kugikwa, akurira akikorera bya sima mu micanga n'iki, ugasanga yarahindanye. Ntushobora no kumubeka ngo umugire umugore, erega biriya bintu ntabwo bazi ibyo baba barimo. Umugore bamuhinduye igikatsi. Ibintu uvuga bihabanye n'iby'inzego za politiki ziri mu gushyiraho. Erega n'abanyarwanda n'abari babivuga n'abanyarwanda n'abanyarwandakazi bareke kwikorera umutwaro badashobora gutura. Ni ukuvuga ngo abanyarwandakazi bacu ni abakobwa, ni abagore bafite icyubahiro, turabazi, ntabwo ari abagore bo guhindana. Wese umugore wasanga yikoreye umucanga na sima, umugore ngo ndashaka cyo kubaka urugo nkumere umugeni, kandi bavuga ko ari byo bigezweho, ahubwo cyo gihe baravuga ko ari we mugore. Ntabwo ubundi icyo bita kubenguka gituruka ku kise. Ubundi se kuko umukobwa kwitwa umwangavu uzi icyo bivuze? Umukobwa yijeraga mu bukumi, yangaga ivu, akanga kwandura, agasa neza agakaraba, wajyaga kumurambagiza urebye ukwasa, ntabwo usanga rutuma ivu ngo ari wowe wikorera ugiye kurongora, uruhereye heza.
reka biriya ni ibintu birababaje cyakora. ejo bundi nabibonye South Africa rwose abapasi babiri muri Anglikani basezeranye. Ni ikibazo gikomeye cyane, kandi ubwo ngubwo Anglikani ku isi yose ubu yacitsemo ibice. Hari abaconservatives aribo twebwe, hari n'abandi bari dynamics, bariya bavuga ngo ubukristo bugomba kujyana n'ibihe. Abantu rero batemera ibyo ngibyo ngo ni abantu bakibaswe n'amateka, batemera ibyo bikorwa. Abo ba kabiri nibo barimo gusezeranya abutinganye. Yeah, exactly. Ariko natwe hano buhoro ko imfashanyo nava hariya n'abantu ba pasiteri wenda bakibizita bakibyanga, baragenda basaza bakabaza bakabaho buhoro, bamwe bakabwira ngo ni muruhuke, imyaka 65 yageze vaho, kuko barashakaho n'imyaka 30 uzaborohera ushyira bya bindi bikorwa. Noneho ingingo ya 7 nuko cyo bita the base, the art make it run mad. Vuga art cyangwa art mu Gifaransa, uvuga ibintu bijyanye n'ubuhanzi, ibintu bijyanye no kubyina, ibintu bijyanye n'imyidagaduro ndetse na entertainment bigomba gusara. Niyo mpamvu uzayabona ababyina, abaririmba, bisigaye. Ese iyo ni ingingo ya 8 ni ya kangahe? Ingingo ya 7 nuvuga ngo ugomba guhindura abantu ibidebiri. Kamwe nk'ingero, nk'ubu ngubu abantu bose basigaye bacuranga kimwe, injyana zabaye zimwe. Ni ukuvuga ibyo bita rhythms and lyrics byarahindutse, amagambo avugwa mu ndirimbo yarahindutse. Indirimbo zose ku isi basigaye bavuga ibintu bitumvikana, abandi ngo ugasanga aravuga ibintu abisubiramo, undi akumva yamivugire, kandi ugasanga ni imikorere imwe. Noneho rhythm, ingoma, imivugirize y'ingoma nayo umurishyo ukaba umwe. Ugasanga ku isi hose nayibonye Ethiopia niko basigaye baririmba, abahinde, aba Africans, abanyaburayi, byose ibyo byo bita harmonic convergence muri Illuminati, kugira ngo umuco uhuzwe no mu myizerere no mu muco, kuko imiririmbire, imitoreze y'abantu igenda ari imwe. Najyaga mbona jewe hano bigitangira mu Rwanda, ase ngize ikibazo banzu ragize ubwo bivuga ko bizagira no mu madini, ugasanga nabwo imiziki nimwe. None se simwe mu madini ujya ubona ibyo bita ngo ni drama teams z'abana babyina bihotagura. Biriya muri Illuminati byitwa touching, ni imibyinire ya kidayimoni. Abana mu nsengero bihotagura ngo ni drama teams, barabikora ariko ntibazi ibyo bakora, ariko bamwenda barabizi. Ikindi cya kabiri, bamwe babikora bashaka kugira ngo babone abayoboke, bakabikopera hirya no hino, ariko ntibazi ubwira ubwishi nyuma y'ibyo. Hanyuma n'izi ibyo bita ngo ni worshiping teams. Worship teams nazo nabyo usanga ari ibintu biri aho ngaho, ugasanga abantu barabyina. Ubundi mu murimo w'Imana worshiping ni ukuramya, ni ukwitorero ryose. Ntabwo ari abantu dushinzwe kwicara hariya tureba nk'aho twigo barabye ngo abantu bararamya ngo ni teams ngo zirabye. Those things are just blatant nonsense. Ni bibi cyane kandi bizana ikibazo. Noneho byava aho ngaho bikazana iyo miririmbire. Najyaga ntangira kwibona nibyo nanigezeho, ukabona hano nko mu Rwanda abana baririmba indirimbo za Kinyarwanda zo mu gatabo, muririmba, ukabona hari ababyaga babasirimu bagashaka kugira ngo uririmbe za ndirimbo z'ikizungu ubwo byorijwe, naho yaba indirimbo ya Kinyarwanda yo usanga barayihinduye, bayishyize mu buryo bujyanye n'igihe, muri ya mazu y'abazungu ajyanye n'igihe. Bajya kuvuga ko abantu bararize bari kubikubise hasi bakomye amashyi. Najyaga nibaza ibyo ari byo, kandi nanjye nari nkiri muto, ariko Imana inyereka ko ari abadayimoni baba bari muri baba. Icy'ingenzi injyana ukuntu wayihinduye niyo imunyuze, ariko lyrics, amagambo akubiye muri bakaba yamwubaka ntayo. Kandi ari amagambo ari muri za ndirimbo zo mu butabo, ni amagambo yahimbwe n'abakristo ba kera bavuga ubutumwa bari barahinduwe n'ijambo ry'Imana, ariko ubu ngubu babikoresha muri urunyungu za byo, bikaba ari ishyano. Kandi ibyo tuzabisubiraho wenda tubirebe, ariko art, ubuhanzi muri make bwagize bute bwarigarura. Niyo mpamvu rero hari abitomwe n'aba gospel, abahanzi ba gospel, kandi bararwana cyane kugira ngo bamenyekane. Umuhanzi wa gospel ngugezweho, ngukunzwe, bagatumirwa, bakaza isigahurura, ariko se muri gospel avuga what message razikari, ubutumwa bwafite buhindura umuntu kugira ngo abicyaremwe gishya, akumora muri buriya butumwa umuhanzi wa gospel avuga nubuye. Usije gusakuza gusa abantu bakabyina, kuko burya kubyina bituruka kuguhaga. Ibyo bita bariho guhimbaza no guhimbarwa. Umuntu urahimbarwa kuko hahagurutse muri wowe umurya w'inanga, ukumva urashaka kubyina, cyangwa umurisha w'ingoma ukumva urashaka kubyina no guca umugara. Ibyo nge ntabwo bituruka mu kumva Imana no mu kumva ijambo ry'Imana. Ubundi ijambo ry'Imana ntabwo rishaka wowe
umubiri wawe, irashaka umutima wawe kugira ngo urokoke kandi wezwe. Ingingo ya munani rero ni icyo bita ni naho ibintu byose bihagaze, icyo bita changing the mindset, guhindura imyumvire binyuze mu itangazamakuru. Niyo mpamvu itangazamakuru, ubu itangazamakuru ni itangazamakuru, turahirwa ko muri itangazamakuru turimo turakorera Imana. Itangazamakuru ryinshi rikora Satani. Those who are behind the microphones, bari abantu bari inyuma ya za mikoro, ku maradiyo, ku mateleviziyo, barakorera nde? It's a question. Abarifashe za mikoro mu nsengero, mu biterane, barakorera nde? So the media, itangazamakuru ubwo ritangiriye aho ngaho. Hariho rero ibyo bita print media, ukuvuga ibinyamakuru dusoma, za new press, radio, TV, cinema. Ibyo byose birigisha iki? Byose ko biteza imbere guhindura umuntu icyo yumva ku radio nicyo kimugira. Ngira ngo mvise iby'abakantano ngo bakoraga muri jenoside, ibyo bavuga n'ibyo abantu bakurikizaga. Itangazamakuru ni ikintu gikomeye. Noneho hanga bakakubwira ngo itangazamakuru biriya byakantano tujye kubihindura. Itangazamakuru riri ni irihe se ryo nturije? Ntabwo umuntu ajya kurigenzura. Ese rya bari n'iryo yihishe, kuko umwanzi ari yuburura nk'inzoka, akava muri kiriya kongera akaza muri iki. Kuko niba mu byo ukora harimo kurwanya Imana, ibyo bavuga byose byiza, uzarimbuka kandi n'abantu ntacyo uzabagezaho. So changing the mindset through media ni ikintu gikomeye cyane. Ingingo yabo ya 8 tugiye kureba rero. Ingingo ya 9 ariyo ikurikira karundura. Ayi ntabwo ikarundura nigiye gukurikira ugiye kumva. Ingingo ya 9 iravuga ni ugushyira icyo bita create what we call the interfaith movement, impuzamadini. Ikose ihangane gatoya, niyo bya bindi bita ngo ecumenism. Yes, ecumenism nisanzwe n'ubundi yaratangiye muri uyu mushinga, ariko ubu ngwirimo iragana ku musozo, kuko ubu turimo turajya mu cyo twita ikiriho ubu ngubu nicyo bita United Religions Initiative, uburyo bwo gushyiraho initiative cyangwa initiative, ni gahunda yo gushyiraho idini rimwe, interfaith movement. Ubu ni iriho rero, yatangira mu gitekerezo cy'uyu mugore mu za 40 niwe wagishyizeho, kibyara biriya twumvise bya ecumenism, bibyara icyo bita ngo ni interfaith dialogue, uburyo bw'imishyikirano y'amadini, kugenda bajyana imishyikirano ngo boroherane. Noneho ibyo by'ubworoherane kugira ngo amahoro aze, no, nta bworoherane buhari. Icyo tubwira no kubwira abantu ngo murarimbutse, muhungire muri Kristo Yesu. Kuko kubwira mworoherane mu bibi byanyu se, mu byaha, mu mihango, mu migenzo. Kuko mu bworoherane barashaka yuko n'abaramya idini rya gihanga, n'abaramya abadayimoni nabo bemerwa, bose babe bamwe. Noneho rero tukavuga ngo no, ntabwo ariko Imana ishaka. Imana yaje kudukiza. Don't try to defeat the plan of God of salvation. Reka kurwanya kugira ngo utsinde umugambi w'Imana, ahubwo wowe umugambi uzagutsinda. Kandi abantu benshi niyo mpamvu bashyizweho uyu mwuka bita 666 uhereye icyo gihe muri cya kinyejana cya 18, ubwo batangiraga kugoreka iby'Imana no kubifobya, bagahabwa undi mwuka ari wo urwanya ukuri. Noneho tugiye kureba rero ingingo ya 10. Abazabaza ibibazo tuzongera dusubire kuri ibyo dukurikije ibibazo babajije. Ingingo ya 10 iravuga ngo get governments to make all these law and get the church to endorse these changes. Ngo muhatire za leta gushyira mu bikorwa ibi byose tubabwiye. Icya kabiri, muhate amadini kugira ngo asinyire ibi bintu yuko byemewe, endorse. Izo ngingo 10 ziriho. Amadini ubu araparticipa ku buryo butoroshye mu gushyigikira ibi bizira byose twumvise, mu buryo buzwi n'ubutazwi, mwibanga no kumugaragara. Za leta zo ni ibikoresho, twose baraziba mukora ibi mukore. Twumvise ibihugu bya Afrika yuko bizimwifashanya, kandi ibihugu burya bya Afrika si bikeneye imfashanyo. Ibihugu byinshi bya muzira y'amajyambere bihagaze ku ifaranga. Waje kubona igihugu cyitwa Greece, uburyo cyaguye muri economy, bakagomba kukizamura. Ubugira iki? Bagombye kugiha amafaranga. Ireland, Portugal, amafaranga zifite byose ni imyenda. Ntugire ngo bari abantu bafite anything. Ikibazo gusa nuko bari muri ya kategori y'imibereho ngo bumwe bw'Uburayi biki byose, ariko nabo bafite ibibazo byabo. Reba Argentina ukuntu yaguye muri economy, nta n'igihugu cyari cyamera nka biriya byo muri Afrika. Kuko twebwe ntabwo cyo twabaga, twebwe iyo umuntu afite ibyo kurya, imvura ikagwira igihe, buriya nicyo wandaba, buriya nicyo batubeshye.
none se ubundi amafaranga tuyasanga ko amafaranga agizwe namwe b'abakire baba mu mijyi ubundi mu byaro ko umuntu yibera aho ngaho yagize amahirwe akabona isabune. Abantu muri Afurika babaho muri ubwo buryo bw'ibitangaza. Ntabwo twe tuba mu cyo bita cash economy. No, cash economy iri mu bantu bo mu mijyi no mu bihugu byateye imbere bishingiye ku nganda no kuri businesses nka services. Twebwe muntu yibera mu cyaro, yewe nakuze kubona amafaranga bidashoboka. Kuba uri umwana cyangwa ukaba umugore ntabwo wabonaga amafaranga. Twagurishaga inka, iyo nka zo akaba aribwo isoko ryabaye, bakazana isabune mu rugo, bakaza handi tukinywera amata, amafaranga yose twashatse kwita. So rero ni ibingibi nibyo ushaka kukwereka oya twari tuguye neza, ntabwo twagiraga n'indwara z'imizi z'ibifu zaje, twari tumeze neza. So rero nkabashaka kugira ngo turangirize ahangaha, tuzakomereza ahangaha ubutaha. Ati mwebwe mugende mutegeka leta z'isi n'amadini kubishyira hehe, leta zibihindura amategeko, zibishyire mu mategeko yazo. Amadini nayo ni ukuyategeka, nayo abisinyire, abyemeze, cyo bita endorsement. Pastor, ndibwira ko ibi bintu byateguwe ni ibintu bikomeye cyane, kandi koko ubwo ni mu buryo bwo guhindura imyumvire y'abantu bakagendera kuri nuza mbega ya Satani, ku buryo butandukanyije n'Imana n'umuryango bawutandukanyije udashingiye ku mahame ya gikristo. Ubwo ngubwo mubayeho mute, abana muzabyara se? Urumva ni long term plan yo guhindura abantu inyamaswa. Niyo mpamvu ibyo byose by'ubutinganye mbega hazaza ibibi byinshi cyane, kandi ibyo bintu bibuke yuko bitandukanye umuntu n'Imana, none bigatuma umuntu agaragara imbere y'Imana akajya mu rwango rwayo, bityo rero kurimbuka kuba kwegereje. Mana yo mu ijuru ibahe umugisha.